uyu mwanya ntabwo tugiye gusezeranya, ahubwo uyu musore n'umukobwa barasezeranye tudahari. Igihe umwe yabwiraga undi ko amukunda, akamusaba urukundo rwo kubaka, undi akamubwira ko abimwemereye, bakabimenyesha ababyeyi bakabyemera, umuryango umwe ugaha undi, bakagira ibyo basezerana, nabyo bikuzuzwa, hakandikwa invitation zirarika inshuti n'abavandimwe. Uyu munsi tukaba twahuriye aha, ntabwo twaje gusezerana, ahubwo icyatumye duhurira aha n'amasezerano. Byumvikane ko amasezerano yarabaye, ahubwo uyu munsi ni uwo kuza kwizihiza ibirori by'abasezeranye. Niko na Bibiliya itubwira muri Amosi 3:3, mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Natwe twakubaza ngo mbese tutarasezeranye, ubwo tuba twahuriye aha ngaha. Habaye gusezerana k'umusore n'inkumi, aho gusezerana kw'imiryango, cyaduhurije aha ni ukuzuza amasezerano. Gushyingirwa ni ikintu gikomeye, n'ababikora bakwiriye kubikora babitekerejeho. Ushobora korora byakunanira ugahinduka ukajya mu bindi, wahinga byanga ukajya mu bindi, ariko gushyingirwa ntawe ugerageza ngo avuge ngo n'ibinanira nzabireka nongere. Gushyingirwa ni rimwe, iyo wongeye ntibikubera. Amafaranga ntiyubaka urugo, ufite akazi ntabwo byubaka urugo, ufite icyubahiro ntibyubaka urugo. Ibyo byose ni ku ntambwe ya kabiri. Amafaranga yubaka inzu, agura ibiryo, agura imyenda, yewe yabaha n'ijambo mukavuga rikijyana, ariko urugo rwanyu rwazamba mukaruguriramo amahoro kandi amafaranga ahari. Amazu meza mwayabamo ntimusinzire, rubanda bakajya birirwa bavuga ko mufite amazu meza n'imodoka mugendamo, ariko buri wese ahorana ubwoba ko umugenzi we nataha azamwica. Wagirira icyubahiro hanze mbere y'abaturage bakakubaha bakagutinya, wagera mu wawe bakakikwaka. Nubwo azasiga se na nyina, n'umukobwa asige ababyeyi, ngo asige n'ishyanga, kuko aho umukobwa yashyingiwe nibwo bwoko bwe, aho yavutse ni mu bavandimwe. Iyo bombi babyumvishije neza, nta mukobwa ujya kubaka ngo ajye kubaza nyina, nta muhungu ujya kubaka ngo ajye kubaza iwabo, kuko ingeso y'urugo ntiyubaka urundi. Ubajije ngo kuko zubakwa, ukagendera uko yarwubatse nawe ukaba ko wubaka urwawe, wowe warusenya kandi we arusaziyemo. Impamvu hari igihe yaguhana agendeye mu marangamutima akakuyobya. Kabiri, hari igihe aguha inama zigendanye n'ubuzima yabayemo, kandi ubwo wowe urimo butandukanye n'ubwo yabayemo. Baravuze ngo umuntu ubayeho adahanwa, ngo umuntu ubayeho atagirwa inama, ngo uwo muntu ari mu kaga kuruta abantu bose bariho ku isi. Ntabwo ari ukuvuga ngo njyewe nitudahuza nzigendera, ngo nitudahuza nzamuta. Iyo ugiye iwanyu warashatse, iyo usubiye iwanyu ntibagukunda, bagukunda uri mu rwawe, iyo ugarutse mu rwawe ntibagukunda. Iyo bamaze kugera hejuru y'imyaka 10 cyangwa mu 8 kuzamuka, baba bari abanyamatsiko, ngo ku buryo batekereza ko isi ashobora kubagaburirwa ibidahuje n'ibyo bagaburirwa. Noneho nyina yasiga bipfundikiye, uje mbere akavuga ati ariko uri ibiryo bya papa n'ibyacu birasa, reka kureba. Akajya gupfundura amaso ntanyuga, atereka njyeho numva. Niba ari ikijumba akagikubita amenyo, agasaga wapi burya n'ibyo byacu, akagisubizamo kuko atazi icyo bitwaye. Wazajya kurya nk'uko umenyereye, ugasanga umugore yagusigiye ibiryo biriho amenyo y'abana be. Ubwo agaciro n'icyubahiro wari umenyereye ugatangira gusanga biri guhinduka, waba utareba ukagira ngo ni ukugusuzugura, naho kumbe yamigisha yanyu ntiri kujya yivangamo n'ibyo ngibyo. Uko muzabana mufite abana bari hasi y'imyaka 10, ngo abo bana bari inshuti, aba ari abakunzi banyu, baba bakunda namwe mubakunda, bawumvira bashaka kubigana. Bagera hejuru y'imyaka 10, ngo mukaba mugeze mu gihe cyo guhangana. Ngo naba bagambiriye kwanga inama zawe kandi batenda kuguha izi zikosora. Ngo icyo gihe ntabwo uburera abantu, ahubwo uburera ibintu. Umwana w'ingimbi aba ari igisabana, abazi yuko ari we munyabwenge kurusha abandi kandi ari utagira ubwenge kurusha abandi. Ngo abageze igihe cyo kurya cyane kandi aricyo gihe cyo kwanga imirimo cyane.
abageze igihe cyo kuserera ntumuhe imirimo kandi agasonza vuba. Ngo abazi kwinjije ibaho ku isi ya mbere ari se na nyina, kubera ko aragenda akabona ibyo baba ahandi batunze agasanga nyina na se ntabyo bagira, akavuga ati kubera iki bo batabigije, kubera ko badafite inzu nk'iy'aba runaka, ntibagira imodoka nk'iy'aba runaka, papa buke nta mugabo urimo, akareba nyina uko yifashe akavuga ati njye ntabwo nawe umugore ngo mere nka mama, akaba abona rwose utandamye uburyo abona we yakuruta aramutse abaye umugore. Ngo kwambutsa umwana ubugimbi ukamugeza mu busore ngo ni nko kwambuka ikiraro. Abagabo bafite amafaranga batarabawe ni abandi si abawe, kuko abagabo bose ntabwo baba bawe, kandi umugabo wawe ntabwo yashobora byose si Imana, n'umugore wawe nuko uyu unyurwa n'ibyo uwo mwashakanye afite ntukamupime ku bandi. Nugira amahirwe bagakora batabimaze uzajya agenda uyu muhaduke, utwo usigaranye tureka iwawe hano kuri depo bati natwo n'utwabo. Iyo ugize amahirwe yawe hagasigara depo, abana bawe bakajya bagaruka bari kubisanga bihari, ntabwo bagucikaho. Buriya mwese abarahambabwiye ngo muri gatindoke zanyu ntabwo mwakwemera, mfite n'itegeko mukabyemera mwakwirirwa mucira mufite soseri, ariko wabaho ubugari mwazirigata ntategeko. None si byo? Buriya abantu bashanje ntibagira ibitotsi, basinzira kare bagakanguka kare, saa 2 bamuri guhunyiza, saa 6 bamukanguza. Abakundana rero baraganira, ikiganiro kigatuma ijoro rica batarambiwe, bari gusubira mu mateka. Naho abadakundana bangana barabyigana, uburiri bukaba butoya bugaca, umwe yarambiwe inzu ari nkaho yasohotse akajya hanze, ugarama kungonjesha, wipfunya ukuntera amafi, werekeye yawe ukuri kunuka, ukuraja he. Rero abagira amahirwe bakundana bakiri bato, mukazasaza mukundanye, abana bakazajya kubasiga mwarakundanye. Niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Dufite amahirwe yo kuba Imana yaturindiye umutekano mu mayira, ntihagire udukurwamo, ntihaboneke ikirogoya, uko twasezeranye guhurira hakaba ariko bigenze. Imana yabikoze, ihabwe icyubahiro. Nje tugiye kuganira muri uyu mwanya, mazina nitwa Nihere Abeli, naturutse mu burengerazuba, niyo naraye naje mu gitondo kare. Ubukwe rero ni gahuzamiryango, ubwo namwe mwaturutse ahatandukanye, twese twazenguye no kwizihiza ibi birori. Twaje mu mahoro, twasize amahoro, twasanze amahoro, nabyo Imana ishimwe. Rero uyu mwanya ntabwo tugiye gusezeranya, ahubwo uyu musore n'umukobwa barasezeranye tudahari, igihe umwe yabwiraga undi ko amukunda, akamusaba urukundo rwo kubaka, undi akamubwira ko abimwemereye, bakabimenyesha ababyeyi bakabyemera, bakabimenyesha amatorero yabo bakabyemera, hakabaho kujya gusaba umugeni kuko bimenyerewe mu muco wacu wa Kinyarwanda. Umuryango umwe ugaha undi, bakagira ibyo basezerana, nabyo bikuzuzwa, hakandikwa invitation zirarika inshuti n'abavandimwe. Uyu munsi tukaba twahuriye aha, ntabwo twaje gusezerana, ahubwo icyatumye duhurira aha n'amasezerano. Byumvikane ko amasezerano yarabaye, ahubwo uyu munsi ni uwo kuza kwizihiza ibirori by'abasezeranye. Rero niko na Bibiliya itubwira muri Amosi 3:3, mbese abantu babiri bajyana batasezeranye. Natwe twakubaza ngo mbese tutarasezeranye, ubwo tuba twahuriye aha ngaha, ntabwo byasaga gushoboka, ahubwo habaye gusezerana k'umusore n'inkumi, aho gusezerana kw'imiryango, cyaduhurije aha ni ukuzuza amasezerano. Reka rero dusenge, hanyuma dutangire twiga ijambo ry'Imana, kugira ngo tukureho urwo rujijo, hatagira utekereza ko tugiye gusezeranya, oya, ahubwo gusezerana byarabaye. Abakoze Umuremyi wacu uri mu ijuru,
tugamishijwe no kugushimira ibyiza wadukoreye, ari ububurame twabonye, ari umutekano dufite, uko waducungiye umutekano mu mihanda, uburyo washyizeho gahunda y'ubukwe tutari twabaho, uburyo waduhaye imiryango yombi kubyara umuhungu n'umukobwa, ukabarinda urupfu n'ubwomanzi, bakaba barubahirije gahunda yo kunezeza ababyeyi n'itorero ndetse n'inshuti n'abavandimwe, tukaba duhuye ku bwabo, izina ryawe rihimbazwe. Uko wakoze ibi uduha umutima ushima kandi uduhe ishyaka ryo kugukunda no kugukorera, kugira ngo ubwo dukorere ibyiza natwe tujye dukora ibyo dushakaho, nugaruka tuzabane mu bwami bwawe. Aba batangiye urugo uyu munsi tubashyize mu biganza byawe, uzabaha ubwenge bwo kubaka urugo, kugira ngo iri shuri bazarangize bataguhemukiye, bazahinduke umugisha ku isi, uzababere umunezero, nugaruka twese hamwe tuzaraga mu bwigo buhoraho. Tugiye kwigira hamwe ijambo ryawe, urimo dusobanurire, uduhe kuryumva, uzadushoboze no kumvira mu izina rya Yesu. Mpamvu tugiye kwiga kandi atari ugusezeranya, ni uko iyo ubukwe bwabaye akenshi hari igihe abantu bagarukira ku byishimo byo kubona ukuntu aka kagendo bakoze gutya baririmba ibintu binejeje, aba ari ibintu bishyashya abantu bakishima, bigasa n'ibirangiriye aho, ariko nta cyigisho tuhakuye. Rero impamvu dufata umwanya wo kwiga aba ari kugira ngo ducyure umunezero, ariko ducyure n'ubumenyi bwadufasha mu buzima busigaye, tutabikuye mu bwenge bw'abantu, ahubwo twifashishije ijambo ry'Imana. Uko mubonye abasore bahagurutse bakajya gusanganira umugeni, ataba atamusanze iwabo mu rugo, nawe ntiyizane ngo yigeze hano mu byicaro, ni ishusho yo kugaruka kwa Yesu. Byanditswe mu Byahishuwe 19:7, aratubwira ngo tunezerwe twishime tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, ngo umugeni we nawe akaba yiteguye. Kandi yahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza, uwo mwenda w'igitare ngo niyo mirimo yo gukiranuka y'abera. Twebwe nitujya kujya mu ijuru ntabwo tuzaba twambaye iyi myenda bambaye, iyi ni igishushanyo cyo kwera, ariko ngo twe tuzagenda twambaye imirimo myiza twakoze, niwo murimo w'abajya mu ijuru. Noneho uku kugabana urugendo bakagenda bagakurura uko mubonye bagiye bakajya kubasanganira, byanditswe mu gitabo cy'Abatesalonike urwa mbere igice cya 4:16, ngo Yesu nagaruka ngo azahagarara mu kirere, ngo maze avuze impanda, ngo abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka, ngo maze natwe abazaba bakiriho ngo dufatanye nabo gusanganira umwami mu kirere. Ntabwo Yesu azagara hano ku butaka, nta nubwo tuzasanga yicaye mu ijuru, ahubwo tuzagabana ikirere. Noneho ubwo iyo shusho n'ikishushanya muri Matayo 25:31 nawe akatubwira ngo ubwo Yesu azazana n'abamarayika bose, ubwo mu ntebe zo mu ijuru hazaba hasigaye aho. Byahishuwe 8:1 nawe akatubwira ngo ikimenyetso cya 7 nikimenwa, ngo mu ijuru hazaba ituza nk'igice cy'isaha. Ni igihe abamarayika bazaba bamanukanye na Yesu, ngo mu ntebe zabo hasigaye ubusa, baje gusanganira itorero. Ubwo rero umukwe ntasanga umugeni wabo, n'umugeni ntamusanga mu byicaro, bagabana inzira kugira ngo iyo shusho natwe tuyibone, twibutse uko tuzasanganira umwami. Ibyo tubivuyeho. Noneho tugiye kurebera hamwe ijambo rigufi tubwira ngo, insanganyamatsiko tubwira ngo gushyingirwa ni umwanzuro ukomeye. Gushyingirwa bisaba umwanzuro ukomeye, gushyingirwa ni ikintu gikomeye, n'ababikora bakwiriye kubikora babitekerejeho, bagafata umwanzuro utari imigaryo,
ntabwo ari nko korora, ntabwo ari nko guhinga, si nko gucuruza, si nk'ibindi dukora mu isi. Buriya ushobora korora byakunanira ugahinduka ukajya mu bindi, wahinga byanga ukajya mu bindi, ariko gushyingirwa ntawe ugerageza ngo avuge ngo n'ibinanira nzabireka nongere. Gushyingirwa ni rimwe, iyo wongeye ntibikubera. Rero gushyingirwa nta mahanga yabipanze, ntabwo ari iterambere, nta bakomeye babikoze, ni ikintu cyapanzwe n'Imana, niyo yashyizeho gushyingirwa ngo abantu bororoke bagwire ku isi. Uyu munsi duhagaritse gushyingirwa, abantu ku isi bashira cyangwa igihugu cyabikora abantu barangira, kuko abantu bapfa basimburwa n'abavuka, abasaza basimburwa n'ababyiruka. Ubwo ni bwo buryo Imana yapanze, iyo buvugurujwe aho bikorewe harahoba. Rero Imana yapanze ko uyu muhango cyangwa se uyu mushinga ukorwa, ariko mu buryo bwiza bwatekerejwe, atari uguhubuka. Hari abashyingirwa bitewe no kubona imyaka imaze kubasiga, akavuga atereka nanjye nkora ibyo abandi bakoze, ariko atibajije icyo agiye gukora icyo kizamusaba. Hari abashyingirwa bashingiye ku buranga, wabona umuntu akunejeje ikimero nzajyana uyu. Hari abashyingirwa bashingiye ku mishinga, amafaranga, akazi, icyubahiro. Ibyo byose byaba ari ukwibeshya, kuko ibyo byose nta na kimwe cyubaka urugo. Amafaranga ntiyubaka urugo, ufite akazi ntabwo byubaka urugo, ufite icyubahiro ntibyubaka urugo. Ibyo byose ni ku ntambwe ya kabiri. Amafaranga yubaka inzu, agura ibiryo, agura imyenda, yewe yabaha n'ijambo mukavuga rikijyana, ariko urugo rwanyu rwazamba mukaruguriramo amahoro kandi amafaranga ahari. Amazu meza mwayabamo ntimusinzire, rubanda bakajya birirwa bavuga ko mufite amazu meza n'imodoka mugendamo, ariko buri wese ahorana ubwoba ko umugenzi we nataha azamwica. Wagirira icyubahiro hanze mbere y'abaturage bakakubaha bakagutinya, wagera mu wawe bakakikwaka. Urugo rwubakwa n'ikindi kitari icyo. Ibyo ni byiza, ariko biza ku mwanya wa kabiri, ntabwo ari byo bikwiye ku ishingiro ryo gushaka urugo. Hari uvuga ngo reka ntandukane n'amategeko ya papa na mama, nanjye maze kuba umuntu mukuru, ariko aho wajya hose haba amategeko, n'amayibobo mu muhanda zirayagira. Ntahataba amategeko, ahubwo asumbanywa bitewe n'icyo amaze. Rero Imana yapanze gushyingirwa, irabyandikisha ngo tujye tumenya uburemere bwabyo. Mwitangira igice cya kabiri umurongo wa 24 ndakeka, reka mbaho uwo murongo. Nshaka ko twumva uburemere bw'iki kintu, kidusaba gutekereza. Gushyingirwa ntabwo ari ibintu umuntu akora yishimisha nk'ibindi byose. Ni umurongo wa 24, aravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Abantu baturutse ahatandukanye, badasangiye igisekuru, batarezwe kimwe, bashobora kuba barariye n'ibitandukanye, baragaburiwe mu buryo butandukanye, n'ibisekuru byabo bitanahuje, ngo ariko nibahura bazaba umwe, ngo kandi babana akaramata. Akaramata ni ukuvuga ni umubano utazacika ngo barekere aho. Ku babonye, oya reka mvuge iby'iki gihe bizwi, umukeka murabuzi mwese, ufashe kariya kadodo kagaca turiya tunini tumeze nk'urwatsi dusigaye, ntabwo twakora umukeka natwo twacika. Mbese ubwo twombi, guhura kwatwo twombi nibyo biremye umukeka. Ubwo rero kubaho kwawo niyo mpamvu. Ubwo ngo umugabo n'umugore nabo babana bagiye kurema ikintu kimwe, umwe ntarekure undi ntarekure, bakazabana akaramata. Ubwo ni ubuzima bwabo bwose. Noneho muri Zaburi 45 umurongo wa 11, nawe akatubwira ngo uva mukobwa, ngo utekereze utege ugutwi, ngo usige ishyanga ryanyu n'inzu ya so. Ntabwo ari gupfa kugenda, ubwo rero nabanza atekereze, atege ugutwi, ubwo ahanurirwe kandi yumve.
amenye ko agiye gusiga ishyanga agasiga n'inzu ya se. Umuhungu asize iwabo n'umukobwa asize iwabo. Umuhungu agasiga se na nyina n'umukobwa asige ababyeyi ngo asige n'ishyanga. Kuko aho umukobwa yashingiwe n'ubwo bwoko bwe, aho yavutse ni mu bavandimwe. Niko bimeze. Noneho iyo bombi babyumvishije neza, nta mukobwa ujya kubaka ngo ajye kubaza nyina, nta muhungu ujya kubaka ngo ajye kubaza iwabo, kuko ingeso y'urugo ntiyubaka urundi. Ubajije nyoko ko zubakwa, ukagendera uko yarwubatse nawe akaba ariko wubaka urwawe, wowe warusenya kandi we arusaziyemo. Impamvu hari igihe yaguhana agendeye mu marangamutima akakuyobya. Kabiri, hari igihe aguha inama zigendanye n'ubuzima yabayemo kandi ubwo wowe urimo butandukanye n'ubwo yabayemo. Niba bo barabayeho babwirwa umuntu abyara intanga zikarangira mu nda, wowe bakaba bari kukubwira ngo byara ushoboye, ubwo ntabwo muzahuza imyumvire. Niba yarahingaga ku musozi agahunika ibigega, wowe bakaba bari kukubwira ngo hinga mu mutwe hatagira amatarasi, hatagira imisitari, ntabwo mwabyumva kimwe. Niba yarabanaga na nyirabukwe akajya gukora umwana amusigaye nyirabukwe, wowe uyu munsi ukaba uri kubyara umwana agatangira ari uruhinja ari mu maboko y'abantu atazi, ava mu maboko y'umwe ajya mu maboko y'undi, umwaka ugashira undi kaza, akazava mu buhinja atandukana n'abayaya, ajya mu kiburamwaka, ajya mu maboko y'abakorera amafaranga, akazakomeza akarinda w'umusore atarigeze abana n'ababyeyi. Ntabwo bihuye n'uwacukije umwana amuhereza nyirabukwe. Niba umuntu yarakoraga akabazwa na nyirabukwe, uyu munsi umuntu akaba ari gushingirwa akajya tugakorera ubukwe hano, twasoza bagataha i Kigali. Ubu umuntu akiyarika akipfaho. Ubuzima buratandukanye ku buryo udakwiriye gufata ukuntu umuntu yubatse urwe ngo bigire umuganda wubaka urwawe. Simvuze ko ababyeyi batatanga inama, ariko hari aho bagarukira. Ufashe urwawe ukagubaka ku rwabo wirekuye, wasenya bitewe n'uko wubatse hadakwiriye. Niyo mpamvu bavuze ngo ugiye kubaka ngo amaze agashaka gushaka uko nyina yashatse amara amazu. Rero umuntu azasiga ababyeyi, asige n'ishyanga, ajye kubaka. Wubaka ukurikije uko ijambo ry'Imana ryavuze, we kubaka ukurikije uko abantu babitekereza. Noneho muri Matayo 19 uhereye ku murongo wa 4, Yesu nawe abafarisayo bamubajije ikibazo bati, mbese ni iki umugabo yemererwa gusenda umugore we? Yesu arababwira ngo, mbese ntimwasomye mu mategeko yuko iyo abaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira ngo ntimugatandukane, ngo ahubwo muzaba umubiri umwe? Barangije baravuga ati, none se ko Mose yari yaratwemereye ko umuntu yandika urwandiko agasenda umugore we? Yesu arababwira ati, ni uko imitima yanyu yari inangiwe, ariko ubundi uhereye na mbere ntabwo ari uko byari bimeze. Ati, ndababwira yuko usenda umugore we atamuhoye gusambana, amuhoye ikindi kintu icyo ari cyo cyose, azaba asambanye. Namusenda akajya gushaka undi azaba asambanye, n'uzajyana uwo wasenzwe ngo nawe azaba asambanye. Maze abigishwa be baratangara baravuga ati, yewe niba iby'umugabo n'umugore ari uko bimeze, noneho gushyingirwa si byiza. Yesu arababwira ngo iryo jambo ntabwo rishobora kumvwa na bose keretse ababihawe. Rero umugabo n'umugore kijya kibatandukanya kimwe n'urupfu, ko ntabwo ntirugishwe impaka. Icya kabiri ngo ni ukugwa mu cyaha cyo gusambana ugahemukira mugenzi wawe. Icya gatatu ni umutima winangiye udahanwa, utashobora kuyoborwa. Ariko nawo biranditswe muri iki gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo. Baravuze ngo umuntu ubayeho adahanwa, ngo umuntu ubayeho atagirwa inama, ngo uwo muntu ari mu kaga kuruta abantu bose bariho ku isi. Ni urupapuro rwa 455. Baravuze ngo nta muntu n'umwe uri mu kaga gakomeye nk'umuntu utagira ubwoba
kandi ntiyemere imiburo kandi ntagirwe inama. Umuntu wese utagirwa inama ngo yumve, umuntu wese utagurirwa ngo yumve imiburo, umuntu wese utagira ikimutera ubwoba, uwo muntu ari mu kaga kuruta abantu bose babaho ku isi. Impamvu buriya ubwoba n'ubwenge bibiri rimwe, iyo umuntu atagira ubwenge ntagira n'ubwoba. Ariko iyo umuntu afite ubwenge nibwo butuma agira ubwoba, akagira amakenga, ikintu cyose akajya yibaza ingaruka zabyo. Rero ngo icyatuma umugabo n'umugore basenya ngo ni uko haba habonetse kwinangira gutuma umuntu atagirwa inama, akaba afite umutima umaze gukonja nk'ibuye utumva. Kabiri ni uko umwe aba yahemutse akaba umusambanyi. Gatatu ni urupfu ruza rukajyana umwe undi agasigara. Noneho icyo nicyo gishobora gutuma gutandukana bibaho. Ibitari ibyo nta zindi mpamvu zemewe zo gutandukana k'umugabo n'umugore. Noneho murumva ko gushyingirwa bikwiriye kwitabwaho, ukabikora uzi ko winjiye mu mushinga ukomeye. Ntabwo ari ukuvuga ngo njyewe nitudahuza nzigendera, ngo nitudahuza nzamuta. Iyo ukoze kimwe muri ibyo, ari umukobwa uvuze ngo najye iwacu, cyakora buno ntibikibaho, bunoho no gusimbana amaboko ugize intege nke n'ubwenge. Ariko iyo ugiye iwanyu warashatse, iyo usubiye iwanyu ntibagukunda, bagukunda uri mu rwawe, iyo ugarutse mu rwawe ntibagukunda. Ikikubera ni ukuba iwawe bakagukunda uri iwawe. Iyo uri umuhungu ugasenya urwawe ntusubire iwanyu ngo bakwishimire. Kandi iyo urutaye ukajya kuzerera, ukavuga ngo ikitabuze mu rutoke nta makoma, ngo abagore barahari, abo uzashaka bose muzabana bakurya iminsi, ariko numara kunanirwa uzagaruka kuryama ku washatse mbere. Umugabo wese washatse akifata nabi, agatunga urugo nabi, akazerera, agashaka abagore batagira umurongo, iyo agiye gusaza ajya agaruka ku wa mbere nk'ifumbire yenda gupfa. Ifumbire barayihiga ikiruka, yamara kunanirwa igasubira mu muryango akaba arihiga. N'abagabo benshi akunda kugenda agashaka umugore, none ejo agashaka undi, ejo agashaka undi, akava mu gihugu akajya mu kindi, ariko ry'amaguru ye n'amaboko yagikomeye. Ariko iyo amaze kunanirwa atangira kuzunga, agaruka bikazasoza aje kugwa aho yatangiriye. Rero ibyiza ni ukwirinda gufata urugo rwawe nabi, kuko urugo nirwo masaziro. Kuko wajya muri kabari ukagura inzoga bakagukunda, bakakwishimira, bati ni umugabo, bakakogeza, bakaguha ijambo, ariko n'urwara ntabwo uzarwarira muri kabari. Kandi abo bakogeza nta n'umwe uzagucyurira ngo ajye kukugwaza. Ushobora gushaka abagore bakagukundira uko bakigukama, ariko umunsi uzaba wamaze kuba igikura ntacyo bakigushakamo, buri wese azajya avuga ngo iwawe paka usubira aho watangiriye. Rero ibyiza ni ukubaka kandi ukaruha agaciro amasaziro meza mu rugo. Ntawe urwarira muri hoteli, ntawe urwarira kwa maraya, ntawe urwarira mu ruserero. Iyo umuntu arwaye akenera gutaha mu rugo. Umwanditsi umwe wanditse agatabo kavuga ngo ubuzima bufite intego, yaranditse aravuga ngo umuntu wese iyo yenda gupfa, ngo ntabwo nicaye iruhande rw'ibitanda by'abantu benshi begereje umusozo w'ubuzima bwabo, ngo sinigeze numva umuntu ugiye gupfa ari kuvuga ngo musubize mu mafamu njye kureba inka zanjye. Ntawe wigeze avuga ngo munzanire amafaranga yanjye nyarebe ubwanyu. Ngo ntawe ujya avuga ngo mumpe bya bikombe, ya midari y'izahabu, ibyo byose ntawe ubikenera. Ngo ahubwo iyo umuntu agiye gupfa, ngo atangira kuvuga ngo mumbwirire inshuti n'abavandimwe. Ufite abana atangira gukenera abana, ufite bene nyina atangira kubakenera, ufite inshuti atangira kuzikenera. Umuntu wese yageze mu ntambwe ziheruka ubuzima, ngo atangira gukenera abantu kuruta ibintu. Niba unakeneye kujya kwa muganga, urabanza ukenera abantu, amafaranga aze ku mwanya wa kabiri, kuko amafaranga ntiyakujyana kwa muganga. Ahandi ijana hepfo arandika aravuga ngo kumenya ibi bintu bifite umwanya wo gushaka abantu, ngo utari wagera ku munota wa nyuma, ngo nibyo byerekana ko uri umunyabwenge. Kumenya gushaka abantu utari wagera ku ntambwe yo gupfa, ukazabakenera wegereje gupfa, ariko warabashatse utaragera kuri iyo ntambwe, ngo nicyo kimenyetso cy'ubwenge. Rero urugo
urugo ni ishuri ritajya rirangira. Biranditswe muri iki gitabo ngo abagiye bakora imishinga yose, ngo abize amashuri menshi ngo bajye bahabwa impamyabumenyi, bagahabwa imidari, bagahabwa amashimwe y'uburyo butandukanye. Ariko abantu bubatse urugo ngo nta n'umwe wigeze abiherwa impamyabumenyi. Adamu yararwubatse mu ikubitiro, umugore arashukwa, arangije we ntiyashukwa, ahubwo gukunda umugore bituma akorera Imana icyaha. Aburahamu yabaye umukiranutsi, ariko ku munota wa nyuma umugore yaramubwiye ngo ndi kubona amasezerano y'Imana atari kuzura, dushobora kuba twarumvishije nabi, ahubwo fata uyu muja wanjye aba ari bubyarira amasezerano y'Imana azuzurire muri we. Ngo Aburahamu ntabwo Aburahamu si wabuze kwizera, ahubwo umugore we yabuze kwizera, arangije amushyiramo gushidikanya. Aburahamu arabyakira, abyarana n'umuja atari we wari wabipanze, ari ukugira ngo anezeze umugore we. Iryo ribikosa. Yakobo yagambiriye gushyingirwa umugore umwe, Rasheli, amukorera imyaka 7 kuko ariyo mpano yari afite, aratenda. Imyaka 7 irangiye, bamuha amasaha yo kumushyingira, bamuzanira umugeni bwije, sebukwe aramurimanganya, amuha uwo atasabye. Nkejo asanze yahawe undi, urukundo rwo gukunda umugore rutuma ajurira, aravuga ngo kubera iki mwampaye uwo ntasabye. Aramubwira ngo iwacu ntabwo tujya dutanga umutima ukura gihari, niba umushaka rangiza iminsi yo kwinezezanya n'uwa mbere, wongere ukore n'ushaka tumuguhe. Urukundo rwo kumukunda rutuma yiyemeza kongera gushyingirwa ubwa kabiri, abaguye mu cyaha. Amaze kubagira bombi, uwo yakunze ntiyabyara, uwashuguritse abari bubyara. Habyaye uwo atakunze, uwo yakunze ararira, aramubwira ngo urampa abana nutabamba simbaho. Undi aramubwira ngo ninjye Mana yakoze ibyo ndibyara, numva ko hari ugutongana. Hirya yaho aramubwira ati noneho ubwo bidashoboka ko mbyara, ukaba nta ruhare ubigizemo, byarira umuja wanjye nanjye nitirirwa abana. Kubwo kugira ngo anezeze umugore, agira umugore wa gatatu, abyarira inshoreke. Rero wabibonye ati kuva wabyariye umuja wa mukeyo, nanjye uwanjye uramubyarira, kugira ngo azane amahoro mu rugo, nawe aramubyarira. Abyarira abagore 4 atarigeze apanga n'uwa kabiri. Rero muzakurikirana abakiranutsi benshi babayeho, ishuri ry'urugo ntabwo baritsinze, bagiye batsindwa kenshi. Ari ukurera byagiye bibatsinda, ari ugucunga urugo ngo rugende neza intambwe ku ntambwe, bagiye batsindwa. Inyandiko nyinshi ziratubwira ngo nta wubaka urugo ngo azabone impamyabumenyi, ngo ni ishuri wiga ukazarinda upfa utari warirangiza. Uko ubanye n'uwo mwashakanye muri abageni, siko muzabana mufite abana 4. Iyo mumaze kugwiza abana, niko mugwiza n'ibitera umwanda, niko n'imico ihinduka, niko n'icyubahiro kigabanuka. Uwakwitabaga karame atangira kwitabisha amaguru atavuze. Uwajaga akwitaho ibyo bakabishyira ku murongo, noneho abo musaranganya baragwira, akagukorera bike ibindi akabikoreraho. Uwaguhaga byinshi ukabisigaza, atangira kuguha bike kuko abo musaranganya bamaze kuboneka. Iyo bamaze kugera hejuru y'imyaka 10 cyangwa mu 8 kuzamuka, baba bari abanyamatsiko, ngo ku buryo batekereza ko Isa ashobora kubagaburirwa ibidahuje n'ibyo bagaburirwa. Noneho nyina yasiga bipfundikiye, uje mbere akavuga ati ariko uri ibiryo bya papa n'ibyacu birasa, reka kureba. Akajya gupfundura amaso ntanyuga, atereka njyeho numva. Niba ari ikijumba akagikubita amenyo, agasaga wapi burya n'ibyo byacu, akagisubizamo kuko atazi icyo bitwaye. Wazajya kurya nk'uko umenyereye, ugasanga umugore yagusigiye ibiryo biri hwamenyo y'abana be. Ubwo agaciro n'icyubahiro wari umenyereye ugatangira gusanga biri guhinduka, waba utareba kukagira ngo nuko gusuzugura, naho kumbe yamigisha yanyu niri kujya yivangamo n'ibyo ngibyo. Uwo mwashyingiranywe afite uburanga, iki gitabo kiratubwira ngo uko umugore abyara niko ubuzima bugabanuka, ngo kandi uko ubutaraga bugenda niko n'uburanga bugenda.
uwo wabonaga afite ikimero cyiza, uwo wabonaga abangutse mu bwenge, agatangira kujya ashaka icyuma kandi agifashe mu ntoki, agashaka ibase akayishaka akayibura, yayibona akayiciraho kugenda gushakisha. Mbese uko mugenda mugwiza abantu niko n'ibibazazanya bigenda byiyongera. Noneho uko mwabanye mu mezi ya mwenyine siko muzabana mugwije abantu. Uko muzabana mufite abana bari hasi y'imyaka 10, ngo abo bana bari inshuti, abari abakunzi banyu, baba bakunda namwe mubakunda, babumvira bashaka kubigana. Bagera hejuru y'imyaka 10 ngo mukaba mugeze mu gihe cyo guhangana. Ngo naba bagambiriye kwanga inama zawe kandi batenda kuguha izi zikosora. Ngo icyo gihe ntabwo uburera abantu ahubwo uburera ibintu. Umwana w'ingimbi aba ari igisabana, abazi yuko ari we munyabwenge kurusha abandi kandi ari utagira ubwenge kurusha abandi. Ngo abageze igihe cyo kurya cyane kandi aricyo gihe cyo kwanga imirimo cyane. Abageze igihe cyo kuserera ntumuhe imirimo kandi agasonza vuba. Ngo abazi kwinjije ibaho ku isi ya mbere ari se na nyina, kubera ko aragenda akabona ibyo ahandi batunze agasanga nyina na se ntabyo bagira, akavuga ati kubera iki bo batabigije, kubera iki badafite inzu nk'iy'aba runaka, ntibagira imodoka nk'iy'aba runaka. Papa burya nta mugabo urimo, akareba nyina uko yifashe akavuga ati ntabwo nawe umugore ngo mere nka mama, akaba abona rwose utandamye uburyo abona we yakuruta aramutse abaye umugore. Ngo abazi yuko injiji ya mbere ari se na nyina, mu bantu baba nabi cyane ari se na nyina, kubera ko bahora bamwitambika imbere, wijya hariya, wijya ibi, wibana n'abariya, uko guhora umubuza abona uri umuntu mubi, kukwifuzaho byinshi bimwe udashoboye, ibindi bitari byiza akabona atabibonye, ngo abona uri injiji kandi uri umugome. Kurera abo bantu ukazabakuza, ngo kwambutsa umwana ubugimbi ukamugeza mu busore, ngo ni nko kwambuka ikiraro. Abagabo bafite amafaranga batari abawe ni abandi si abawe, kuko abagabo bose ntabwo baba abawe, kandi umugabo wawe ntabwo yashobora byose, si Imana. N'umugore wawe ni uko ujya unyurwa n'ibyo uwo mwashakanye afite, ntukamupime ku bandi. Iyo utangiye kuvuga ngo abandi bagore, nawe ashatse yakubwira ngo abandi bagabo, ko nabo hari abakurusha, ubwo rero mwabipfa. Abadapfuye imyage bafite izo ngimbi zatangiye kuzambaguza, umugabo agafata ibyemezo bishaririye, umugore ati ntumubitire abana, ndekera abana. Ubwo mugatangira mugashwana mukabapfa, kandi abo muri gupfa ari abagenzi. Ejo bagera mu myaka y'ubusore ngo bakaba bageze mu myaka y'amafuti, kandi ari yari imyaka y'amahirwe. Bagera mu myaka yo gushingirwa, umwe akuramo ibyo agenda, umwe akuramo ibyo agenda, umwe akuramo ibyo agenda. Hakaba ubwo nabwo murebye nabi mukagira amarangamutima. Abamama bagira amarangamutima cyane, akavuga ati umukobwa wanjye aragomba kujyana nk'ibyo abandi bajyanye. Umugabo ati nyabona bimarira ibintu, mugashwana. Umugabo yagira ngo azane amahoro ati ngaho nibatware, bakabijyana. Bamara kubimara mukongera mukabakurikiza ibiganza ngo mwaduha. Uwo musabye avuga ngo ntabwo ari njye mwabyaye njyenyine, n'undi ati ntabwo ari njye mwabyaye njyenyine. Mukabakuza ari 10 bakananirwa kubashagisha muri babiri. Ubwo bivuze ngo nujya gushyingira, niba warabareze ukagira amahirwe bakagusigariza ntibabimare, kwari igihe bajya gukura babimaze. Nugira amahirwe bagakura batabimaze, uzajya agenda uyumuhaduke, kuko ibiri mu mubiri wamuhaye biruta ibyo umuhaye mu muntu. Kandi ajyanye byinshi, uwijyanye amaguru n'amaboko n'ubwenge buzima azaca byinshi, naho nta bindi uzaca. Utwo usigaranye tureka iwawe hano kuri depo, bati natwo ni utwabo, nabyo ni ibyabo. None se narwara uzabimuha, nanyaga uzamushumbusha, nabyara uzamuha, nafunga uzamuha. Iyo wabyaye nturekere aho kurera, keretse ubwenge bumaze guhagarara cyangwa wakera. Rero iyo ugize amahirwe hagasigara depo, abana bawe bakajya bagaruka bari kubisanga bihari, ntabwo bagucikaho, kuko buri wese azi yuko utenda kumusaba, buri wese abanguka kuza, kuko abazi yuko ufite impamvu zo gukunda. Bati ntabwo umuntu akundirwa kwitwa umuntu, akundirwa icyo amaze. Buriya mwese abarahambabuye ngo muri gatindoke zanyu ntabwo mwakwemera. Mfite n'itegeko mukabyemera, mwakwirirwa mucira mufite soseri. Ariko wabaho ubugari
mwazirigata ntatege none sibyo icyo uri gutekereza kiriho cyatuma uzirigata rero nawe igihe uzaba ushaje buriya umusaza nta gikundiro agira umusaza akundirwa icyo yamaze atarasaza iyo ushaje bwa mbere igikoba cyawe kiba ari kibi kuko gusaza ariko ugenda gupfunyarara nk'umufuka warubitse byinshi bikaba bigabanutse ubwo nta gikundiro kiriho iyo ushaje utangira kunanirwa kwituma ukajya utumagiza bakakurambira iyo ushaje ureba nabi ukajya utangira kuvuga ngo nibakurebe nguriya nindi utambutse wese uriya nindi bakakurambira amajwi avuga ntakigira amatsiko nk'abasaza ngo uwo nindi uvuze ngo uwo nindi bakakurambira rero iyo ushaje umuntu ushaje aragundira kandi agira amatsiko kandi nta gikundira gifite rero ngo iyo wazigamye buri wese agukundira icyari bugusangane naho iyo ntacyo ugira buri wese aravuga ngo sinjya yatansaba noneho kubaka urugo ni amasomo abana nibamara kugenda bose mwasigaye mu nzu mwenyine mwarabanye nabi muzaba mugize ibyago byikubye kabi ngaho reba umusaza n'umukecuru basigaranye mu nzu batarigeze bakundana bagishoboye mukaba mushaje mudakundana abana bamaze kugenda musigaye mwenyine ibisimba bibiri bihuma bitashoboye aho uri umunyamwaga ntacyo ushoboye undi hariya ni umwaga ntacyo ashoboye nta n'uwo gutuma nta n'uwo kubacaga murabona ukuntu aho hatari hari buriya abantu bashaje ntibagira ibitotsi basinzira kare bagakanguka kare saa mbiri muba muri guhunyiza noneho uko muri guhunyiza saa saba saa sita muba mukangutse abakundana rero baraganira ikiganiro kigatuma ijoro ricya batarambiwe bari gusubira mu mateka naho abadakundana bangana barabyigana uburiri bukaba butoya bugacya umwe yarambiwe inzu ari nkaho yasohotse akajya hanze ugarama kungonjesha wipfunya ukuntera amafi werekeye yawe ukuri kunuka ukuraja he iyo umuntu mudakundana impamvu ntizibura reba ukuntu iyo myaka izatubuka kuko ijoro ribitinda gucya reba ukuntu iyo myaka izatubuka y'urwango rutagira uwenda kwisuka rero abagira amahirwe bakundana bakiri bato mukazasaza mukundanye abana bakazajya kubasiga mwarakundanye ngaho reka nihute muri iki gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu aha ndahasomera abato hanyuma nihutire ku bakuze dusoza urupapuro rwa 85 bari kubwira abato baravuze ngo ubugimbi ni igihe gikomeye ni igihe inzira zo kubaho zugururirwa imbere y'urubyiruko nyamara icyo gihe gitangaje kiri imbere y'umwana abagifitiye amatsiko yo kukigeramo ni igihe abahungu n'abakobwa bajya bishimira gutindamo ariko gihita nk'igicu kimara imyaka hagati y'itanu n'itandatu ni igihe bagomba kubamo bakomeje kandi mu bwenge bwose iyi myaka y'ubugimbi baravuga ngo ni imyaka umwana ageramo ngo imbere yakaba hakingutse inzira nyinshi hejuru y'imyaka 10 kugera kuri 18 ngo mu kintu cyose umwana abonye ngo abari kubona ari gishyashya ngo ameze nk'umuntu ukangukiye ku kibuga cy'indege atarigeze ayibona niba ujya kubona ukabona aha niho abana bapfira niho abanywa urumogi barunywa abanywa inzoga niho bazinywa ababyara imyenda benshi naho babibyarira abanga amashuri naho bayangira ababibihaze benshi naho batangirira iyi ni imyaka ngo umwana batazi gutandukanya icyiza n'ikibi kandi ibintu byose imbere ye abiharaye aha niho abana bagabanira amayira y'ibyo bazaba byo bamwe bagakomeza amashuri abandi bakayanga bamwe bakajya mu muhanda abaja mu gisirikare bakagenda
jya mu gipolisi akajyayo, uhinga akaba umuhinzi. Aha niho abana batatanira ukabona barakunaniye kandi wari ugikeneye kubaha icyerekezo. Muzareba abana b'inkoko iyi bashobora ari batoya, ariko nabwo iyo bwamaze kuba ubugimbi niho imuhamagara bukayinanira agaca kakabumara. N'abana b'ingimbi niho bananirana. Aha niho bapfapfanira ngo ni igihe bose bageramo bakumva batakivamo bagitindamo, ko ni imyaka bakunda kuzerera, ni imyaka barya cyane, ni imyaka basonza cyane, kubera ko mbere baryaga cyane babisanga iwabo habaga ibisore binini kandi by'imbaraga. Buno muzagenzura babajya ku mashuri ari kugera muri ya myaka yo kurya cyane, akaba ari hagiye kuba mu kigo agatangira kurya bike kandi ari cyo gihe no kwa nyina atari ari guhaga. Niyo mpamvu muzarebe nta basore bagaragara bakibaho, ubona bose ari uduhwiriri turutuduhuye gusa, nta basore b'amaboko bakibaho, kuko bagera muri ya myaka yo kurya bagatangira bagasonza, ari cyo gihe cyo kurya cyane. Noneho iyi myaka niyo myaka abana bagwamo, niyo myaka yo mbese icyo uzaba cyo. Umwana upfiriye akagucika ni nk'ibishyimbo bipfuye ari imiteja, ni nk'ibigori bipfuye ari umuheko. Buri ikigori nka yakirya kiri kumera kigashibuka, ariko iyo cyaciye urugimbo nticyongera gushibuka. N'umwana upfiriye mu bugimbi kuzamukosora biragora. Rero hepfo bati urufatiro rushyirwaho muri iyo myaka y'ubuto, ahanini nirwo rugena insinzi cyangwa gutsindwa mu buzima bw'imyaka izakurikiraho. Urufatiro rushyirwaho muri iyi myaka y'ubuto rwerekana niba umuntu mu buzima azatsinda cyangwa niba ubuzima buzamunanira. Upfiriye mu bugimbi abaguye ahantu habi cyane. Noneho ngo naho mu myaka y'ubusore huzuye ubushobozi, huzuye amahirwe aboneka muri ubu buzima. Imyaka y'ubusore ubwo guhera ku myaka 20 gusura hejuru, umuntu aba ari mu myaka y'amahirwe, ngo aba afite igikundiro ku mubiri cyatuma yakirwa na benshi, aba afite ubwenge bubangutse, aba afite imbaraga mu mubiri, ngo aba afite ubushobozi bwashobokana na kirima zitandukanye, yava mu gihugu, yava akonje akajya ahashyushye bigashoboka, yaburara mu gitondo akarya umushokoro bagakomeza, aba afite ububasha ahantu hose, ngo aba afite gutinyuka ku buryo ashobora gufata icyo yabonye akagishora, akavuga ati ndagishora n'ikigere kizagende n'indege irashya, agatinyuka. Naho iyo umuntu amaze kugera mu myaka y'ubukure aba ari umunyabwoba, akabonye akagundira ngo katamucika. Ngo iyi myaka y'ubusore yuzuyemo amahirwe, irunzemo n'imigisha myinshi. Noneho hepfo aravuze ngo mu gihe mu myaka y'ubukure umuntu aba yarajimije byinshi atazashobora kugaruka. Iyo ugeze mu myaka y'ubukwerere umaze gutakaza ibintu byinshi utazongera gusubiramo, ubwo ntiwasubira mu mashuri ngo ubishobore, kuko bavuga ko hejuru y'imyaka 40 ubuvumbuzi buba bumaze kurangira, cyane cyane muri bihugu byacu, bitewe n'uko umuntu ngo ahagaze igihe cyo kumenya gutunganya neza ibyo yamenyereye, ariko kuvumbura ibishya, kongera kwimenyereza indi mishinga utigeze ngo biba bigoranye. Noneho ngo aba ari igihe cyo kwicuza. Abantu benshi bicuza ko birengagije kubyaza umusaruro iyo myanya y'amahirwe y'abanyuze imbere. Imyanya bapfushije ubusa mu busore, ngo benshi bageze muri iyo myaka y'ubukure batangira kwicuza igihe bagiye bapfusha ubusa. Uvuga ati yaba narize, yaba narakoze bya bindi ibyo ababyeyi bamubwiye akanga, atangira kubyifuza. Ahantu hose hagiye haba amahirwe arongera akahasubiza amaso, ngo agatangira kwicuza ibyapfuye ubusa. Noneho bati nicyo cyateye uwitwa Daniel kuvuga ngo ubusore ni igihe cyuzuye amafuti, imyaka y'ubukure ikarangwa n'intambara mu buzima, naho ubusaza bwo bukarangwa no kwicuza. Rero umuntu wese uriho ngo abafashe igihe mu ntambara. Umwanditsi umwe yaranditse aravuga ngo gupfa birakomeye, ngo ariko kubaho nibyo bikomeye cyane kuruta gupfa. Kubera ko uriho ngo abasabwa haba hari ibyo agahigwa n'ibyo ashimirwa, abafite imishinga
ngo naho wapfuye abaruhutse. Rero icyo turiho nuko umuntu wese ugiye gufata uyu mwanzuro wo gushyingirwa aba akwiriye kumenya ngo ni umushinga ukomeye kuzabaho, ukitwa se w'abana, ukitwa nyina w'abana, ngo umubyeyi w'umugore ngo akurikiye Imana mu kurema, witwa umutoza w'imico. Muri aka gatabo nasomaga baravuze ngo umugore ngo umugabo ashaka amafaranga, ngo agashaka umutsima w'urugo, ngo ayo mafaranga akayaha umugore, ngo umugore akayahinduramo ibiryo, ngo agakemura amakene ya buri wese mu bagize umuryango, ngo abana ngo bagakunda nyina cyane kuko aribo babona ukunda kubagezaho ibyo bakeneye. Noneho ngo umugabo w'umunyagitsura cyane ngo ntagatangare mu gihe gito abana be bakamwiyumvamo ngo bakunda nyine cyane. Impamvu ngo ni uko iyo uzanye amafaranga uyaha nyina ntabwo ibyo babizi, ahubwo bajya babona uri kurya nk'uko nabo bari kurya, bakabona nyina ari we watetse, bakabona ari we uzanye ibiryo, noneho bakagira ngo nawe urarya gusa, ngo bigatuma ubucuti bwose baburangiriza kuri nyina kuko wowe wakuze mu gitsure, mu mategeko, ariko mu mushyikirano bazi nyina, mu kubona ibyo kurya bazi nyina, ngo noneho mu gihe runaka ngo uzasanga bakunda nyina kuruta uko bagukunda. Batanga inama ngo umugabo wese ngo akwiriye kujya atanga igihe cyo gushyikirana n'abana be, ngo akabahindura inshuti ze. Ngo naho nyina w'abana ngo kubera ko abana bamukunda cyane, ngo niyo yagize intege akagwa mu makosa, ngo abana bajya babona ngo imbabazi nyinshi zo kumubabarira, ngo bakavuga ngo mama yabitewe n'umuruho wo mu mutwe, ngo bagashaka impamvu z'umuruho wa nyina n'amakosa yakoze. Ngo ariko yose yaguye mu makosa ngo ntabwo bajya babona impamvu yo kumubabarira. Noneho mukumva ko uyu mwanzuro ukwiriye gufatwa habayeho kwitonda. Niba uzabyara ukaba se w'abana, ukaba nyina w'abana, abo uyobora igihe kikazagera ukagira abo mujya impaka batenda kuguha inama ariko batembera ibyawe, igihe kikazagera ukabona abagukura ku ijambo bakaguha inama, igihe kikazagera mukagera mu mayirabire mugatandukana buri wese ajya he, igihe kikazagera mugasigara mwenyine. Mu by'ukuri uyu mushinga ntabwo ukwiriye kwinjirwamo umuntu abikoze uko yishakiye. Ngaho reka nihutire aho nza gusozereza ni urupapuro muri iki gitabo, urupapuro rwa 332 batanze inama baravuga ngo ijambo rivuga ngo gusambana, uwasambanye ngo byatuma atandukana na mugenzi we, ngo dufite umurongo uvuga ko uwasambanye yasengwa, ngo ariko nta murongo uvuga ko uwamuha imbabazi yaba akoze icyaha. Ngo niba uwahemukiwe ngo ari kubona ngo gushyira mu bikorwa uwo murongo ngo byashyira mu kaga ubuzima bwe n'umuryango we, ngo aramutse yihanganye akababarira uwamuhemukiye ngo byaba byiza kurutaho. Mbese uko wasambanye mwarabyaranye mufitanye abana, ukibaza ngo nidutandukana agataba abana ndaba mbagize imfubyi kandi uwo tubasangiye hano, nimata nkagenda nanjye bizangiraho ingaruka. Ngo upime ingaruka ugasanga ari nyinshi, ngo ukumva kumubabarira aribyo byoroshye, ngo numubabarira ngo nta murongo uguciraho iteka, ngo icyo akora nubinanirwa umurongo uvuga ngo uwasambanye azasengwe urahari. Urumva ko gutana kw'abashakanye ni ikintu kitoroshye. Noneho hirya aho baravuze ngo ushobora no gutandukana n'uwo mwashakanye, ngo ariko ngo mukajya no mu mategeko bagashwanira urupapuro, ngo ariko ngo mu isi no mu ijuru ngo hakiri amakuru avuga yuko umwe ari umugore wundi undi ari umugabo wundi, kubera ko mwabyaranye iyo nkuru ntishobora gusiba. Ngaho twihuta dusoza amasomo abiri nsoma muri iki gitabo, hamwe ni ku rupapuro rwa 75 baravuze ngo tugashyigikira gushyingiranwa kw'abakiri bato. Uyu mushinga ukomeye wo gushyingirwa kandi ugira ingaruka zimbitse kandi zirambye ntugomba gukora mu ihubi nta myiteguro ihagije, kandi ubushobozi bw'ubwenge n'ubw'umubiri
butari bwakura bihagije. Ntihagagire ushyingirwa akiri muto ubushobozi bw'umubiri butarakura n'ubw'ubwenge. Abahungu n'abakobwa bashyingiranwa mu gihe urukundo n'ibitekerezo byabo bitari byakura, nta byiyumviro bihanitse kandi bitunganye, maze bakabikora bakikorera inshingano z'abashakanye baziyobowemo n'iruba rihindanye rya cyana. Ubucuti bwatangiye uhereye mu bwana bwagiye akenshi bugira ingaruka zo kwihuza guteye akaga cyangwa se gutana gukoresheje isoni. Abagiye babana bakiri batoya abenshi byabashyize mu mubano w'akaga, abandi bagiye batandukana mu buryo bukoresheje isoni. Hepfo rero baravuga ngo umuntu wese utari wagera ku myaka 20 ntafite ubwenge bwamushoboza guhitamo uwo bakwiriye kubana. Utari wagera ku myaka 20 ntabwo aba yagera ku gipimo cyo kuba yashaka. Baravuze ngo uretse no kubitekereza, uretse no kubikora, ngo no kubitekereza ntakabitekereze, ngo kuko bituma ngo n'ibindi yaragambiriye bimunanira. Umwana w'umunyeshuri yabigiyemo amashuri yamunanira bitewe no guhora atekereza ibyo bintu. Rero ngo abakiri batoya batayagera kuri iyi myaka ntibakabyinjiremo, kuko ni umwanzuro ukomeye kandi ubwenge bwabo ntabwo bwari bwashobora kwihanganira iki kintu. Subi yindi ndangirizaho ni ikurikira. Reka nirebe muri iki gitabo n'ubundi ni urupapuro rwa 43. Baravuze ngo niba abagamije kuzashyingiranwa batifuza kuzagira imibereho y'ubuhanya, niba abantu bagiye kuzashyingiranwa batifuza kuzagira imibereho y'ubuhanya, batifuza kuzahora bicuza n'amaganya nyuma yo gushyingiranwa, bagomba kubyibazaho mu buryo bwimbitse mbere yo kubana. Niba abantu badashaka kuzagira urugo rwuzuye amaganya, urugo rwuzuye ubuhanya, ngo bizaze bamaze gushyingiranwa, ngo ibi bintu bazabitekerezaho mbere y'uko babishyira mu bikorwa. Ubwo ni umwanzuro ukomeye. Hepfo bati gutera iyi ntambwe utabitekerejeho ni bumwe mu buryo bwangiriza kuzabingira akamaro k'abasore n'inkumi. Gutera iyi ntambwe yo gushyingiranwa utabitekerejeho byangiriza abasore benshi bari kuzabigira akamaro, bikabananira bagafuba n'abakobwa benshi. Ubuzima buhinduka umutwaro n'umuvumo bitewe no gushyingirwa nabi. Nta muntu uzashobora gusenya umunezero n'umumaro w'umugore no kurwaza umutima we ngo ageze ku rugero nk'urw'umugabo we. Kimwe nk'uko ntawe uzashobora gukonjesha ibyiringiro n'ibyiyumviro by'umugabo ngo abice intege n'ahazaza he, kandi ngo ayigure icyitegererezo cye n'ahazaza he nk'umugore we. Ku bagabo n'abagore benshi, insinzi mu mibereho yabo no gutsindwa kwabo n'icyizere gihamye cy'ubuzima bw'ahazaza bitangirira ku munsi w'ubukwe bwabo. Noneho umugabo n'umugore ngo uko babanye, ngo nta wundi muntu ufite ubushobozi bwagwaza umutima w'umugore ngo ageze ku gipimo nk'icy'umugabo we yageraho. Ubwo umugabo yakugwa nabi, akakugwa nabi, ukagwara kanseri bitewe n'umubabaro. Yakugwa nabi, akakugwa nabi, ukagwara umwijima n'izindi ndwara. Yewe biranditswe ngo ushobora no gusaba bitewe no kukugwa nabi. Umugore ngo yakonjesha ibyiringiro by'umugabo, akamuca intege, akarimbura icyitegererezo cye, ngo akarimbura n'ahazaza he, ngo nawe yagera ku rugero ruhanitse rutagerwaho n'undi muntu mu buzima. Impamvu buri umugore wawe yakubereye nabi cyangwa umugabo wawe yakubereye nabi, nta muntu wamugutesha kiretse bije mu mutima w'akakureka. Umugore wawe yakwica nyoko na so bari kureba ntibaguteshe, yakwica bene nyoko bareba ntibaguteshe, yakwica inshuti zihari ntiziguteshe, yakwica leta ntiguteshe. Umugabo yabikora, umugore yabikora, kuko ushobora kugenda
ukaburana n'uwo mwashakanye mu muryango ukamutsinda, wamutsinda muri leta, wamutsindira mu itorero niba musenga, ariko yagutsinda mu nzu abo bose ntibahageze. none se leta ifite abapolisi bazajya binjira mu byumba byose? bati kuburana ni ukuburana, uwo mwaburanye uwo wamubuze nawe aba yakubuze. dushobora gucuraho ntukongere nawe ntukongere, ariko mwagera mu rugo akavuga ngo ntiwatsinze se, genda ubazane babikore. ubu dufite abagabo n'abagore benshi bataniye mu nzu, umwe akaba yaraga mu cyumba akarara mu kindi. ubwo aho ninde uzaza uwo uzacyurwa nande? ubwo se tugiye muri salo tugarusha tukagenda twagaruka kureba ko bajyanye mu cyumba kimwe. uwo mwashakanye ashobora kugwisha ntagire umuntu uguteje, keretse gusa ahindutse mu mutima. umugore ufite icyerekezo, umugore yaguca intege, ishyaka ryo gukorera urugo rikarangira ugakonja, bavuga uti ubundi ndi mu baki neza, ishyaka rikarangira ntibongere gukora kandi wari ufite icyerekezo. icyitegererezo cyiza wari ufite mu muryango, muri sosiyete, icyo wari umaze yakikunyaga ugatandama. waba uri mu giterane nk'ahangaha, bavuga urugo rwiza, urwawe rukakurya mu mutwe. bavuga urugo rubi, rwari uri rwanjye. buriya urugo rubi rujyana kuruta imbaraga se. imbaraga se zakurira mu nzu, bwacyo waryama hasi ugasinzira, ariko urugo rubi ruragukurikira aho waba uri hose uba urufite. urugo rubi rutuma utandama, ukaba nk'umusazi, ukagira itandame kandi atari ko wavuze. ngo rero umugabo n'umugore bombi bibitsemo ubumara, umwe yakwica mugenzi we, undi yakwica mugenzi we. niyo mpamvu gushaka bikwiriye kwitonderwa, kwitonda, ugashyingirwa yabitekerejeho. abakiri batoya, ibintu byo kujya gushyingirwa no kugira ngo umuntu ngo wabo barakize, hari igihe wabo bakira mwebwe ntibukire, kuko umugisha w'ababyeyi si wo wanyu. umuntu ajya w'umukire akabyara umukene, umukene akabyara umukire. ibintu ntibigira nyirabyo, birara hamwe bigukeza undi. ntukajya gushyingirwa ngo urebe hari ibintu, hari igihe umara gushyingirwa ubukene bukaza. wijya ureba ko afite akazi n'imbanzirizaga ifungo, hari igihe wabara kumushyingirwa akajya muri gereza. wowe kujya ureba hari ibintu ntibigira nyirabyo, uzareba ubwenge nibwo bukenewe. mbese uzashyingirwa imico, ntugashyingirwa ibintu. imico niyo yubaka. icyo umuhungu amariye iwabo azakumarira icyo, icyo umukobwa amariye iwabo azakumarira icyo. naho guhurira mu nzira ngo ni mwiza, ngo afite amashuri, ngo afite akazi, ibyo byose uba warebye nabi. uba warebye nabi, byo ntibyubaka. umuntu yagira amashuri menshi akagira ibyaha biyaruta, umuntu yagira amafaranga afite ingeso mbi, umuntu yagira icyubahiro ariko akazagikoresha kwica aho kugira ngo kikubahishe. rero abashaka kubaka bose ngo bajye begamira Imana. biranditswe muri Zaburi 112 ariko umurongo wa mbere ngo hahirwa uwubaha Uwiteka wese akishimira cyane amategeko ye, ngo urubyaro rw'uwo ruzagira amaboko mu isi, ngo umuryango w'abantu batunganye uzahabwa umugisha. iyo bavuze umugisha ntabwo baba bavuze ibi bintu byo ku isi, ngo ahubwo umugisha ni ijambo risobanuye ngo amahoro. ko byanditswe muri Zaburi 29:11. ushobora kugira ibintu byinshi ariko byakubura, bitaba amahoro, bitaguha amahoro, bikaba atari umugisha. abana 10 bagukubita ntabwo ari umugisha. iyo bavuze ngo umunyamugisha ni ugutunga bike cyangwa byinshi ariko biguhaye amahoro. rero umuryango wubaha Imana, niyo batunze bike barahuza, niyo batunze byinshi barahuza. iyo umwe yakoze nawe undi aramwihanganira, iyo umwe yahemutse undi aramukosora, babikirana ibanga ntibandagazanye. umwe abazi ngo kumwara kwa mugenzi wanjye niko kumwara kwanjye, ishema rye n'iryo shema ryanjye. mbese Imana ibaha ubwenge kuri buri ntambwe. twirinde korora inda, dore ko hari igihe umuntu ahinduka inshuti y'inda, urugo akajya ku ruhande. inda ni umuhemu, ni imfura mbi, tuyihaza ngo izakwiture, ahubwo aho wegejeje iyo utahagejeje ikugwa nabi.
twese dushyira Imana imbere, umuryango ukurikireho, ibindi ku mwanya wa gatatu mu izina rya Yesu. Nimuhaguruke mukwire ku isi, mubwiriza Yesu mukize imitima igiye kurimbuka. Nimuhaguruke